Minsi ya nyuma antikristo naza baratubwira ngo azakuraho icyitwa imana cyose. Twanabibonye hariya mu Batesalonike mu bice bibi. Azakuraho icyitwa imana cyose no mu nsengero ari uhinduka imana. Kugira ngo rimwe nzabishyira mu nyigisho tuziga ngo mujye munasobanukirwa n'izo nyigisho ko ziri muri Bibiliya kandi nazo tugomba kuzima. Uriya rero baza ati icyo kizira kizajya hera, uriya murimbuzi uzajya mu mwanya uzakuraho ibitambo byagiye bibaho, ariko na nyuma bizabaho igihe antikristo azima agakuraho icyitwa imana cyose. Kandi ibyo njya mbwira abantu, iyo bavuze ngo azakuraho icyitwa imana cyose ntimugire ngo azakuraho ubukristo gusa. Nshobora no kubabwira ntashidikanya yuko abantu ba mbere bazatotezwa kurusha abandi ni abayisilamu, kuko burya twebwe abakristo turagondagonda. Uzi ko abakristo bashobora kubona umuntu atwika Bibiliya bakumva nta kibazo, ariko buriya uzibeshye utwiki Korowani mu gihugu cy'abayisilamu, uzi yuko buriya ugiye no muri biriya bihugu by'abayisilamu ugatwika Bibiliya bakureba, biri mu bintu bihanwa n'amategeko, kuko Bibiliya Injiri bayemera nk'igitabo kitagatifu. Ariko twebwe umuntu araza akikorera ibintu nta muzagatega yombi. Umuntu yambwiye ngo ndashaka kuzaziremera mukadusomera mukatubwiriza ubutumwa bwiza. Ndababwira rwose muzaze mwicare hano mupfa kuma kazi yo kumubwira ubutumwa gusa. Hari abantu benshi banyuze muri uru rusengero atari abakristo baha, one condition gusa nuko nzanira abantu bawe nkababwira ubutumwa. Tumanika amapankarite ku muhanda, uru rusengero ntirwuzura abantu. Umuntu akazana kofini yayitereka hano, urusengero rugasaguka bakagereje ukambwira ngo abantu nabiratisha, banzanire mbabwira ubutumwa. Ntari inyigisho y'ubuyobe. Ariko reka nkwerekeho umuntu aminjiramo uburozi bwica. Umuntu akakubwira ati twebwe dukizwa ku buntu, ntabwo dukizwa n'amategeko. Ibyo nanjye ndabyemera, ni na Bibiliya niko ivuga. Ariko ahubwo ati rero Safari, ntushaka ujya usambana, winywera inzoga, niba nta kibazo. Ariko kwiba byo ntibabitindaho cyane kuko, ariko rero buriya habamo n'utundi tunyanga. Buriya abantu iyo batangiye kudevelopa bene izo nyigisho, hari n'utunyanga bakora bakumva twemewe. Ntabwo ngiye kubitindaho cyane kuko naba mpindutse, iteraniro ryahinduka inteko y'abaneguranye. Ariko umuntu nakubwira ngo Safari ngo tujye kwikorera ibyaha kubera ko ubuntu buhari, ujye umenya ngo utwo ni twaturozi baminjiriye mu biryo bizima. Umurozi wese ntabwo arogesha uburozi gusa, afata ibintu bizima akaminjiramo utuntu dukeya tw'uburozi. Reka nkwereke, Satani ajya kwica Adamu na Eva ntabwo yaminjiriye uburozi bwinshi mu byo yababwiye. Ikibazo Satani yabajije Eva, yaminjiriyemo akanyuguti kamwe gusa. Inyuguti imwe yonyine niyo yabaye uburozi muri disikuru ya Satani. Yaraje abaza Eva ngo ariko harya Imana yaravuze ngo muzarye ibi biti byose. Imirongo twatangiriyeho itangira ivuga ubuntu. Atangira avuga ngo Simoni Petero imbata Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhanye no kwacu, mubiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe, mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. So ubuntu ni inyigisho, ahubwo ni n'inyigisho nziza cyane. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufatanya n'Umwuka Wera, izo ni foundation, izo ni pillars, ni inkingi zo kwizera kwacu. Ntabwo ubutumwa, kuko tugomba kwihutisha gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Igituma Imana twihanganira ntiyihutisha umunsi w'urubanza, ishaka ko abantu bihana. Iyo urgency murayifite, mujya mwumva uwo mutima Imana ivuga ati ko mutarimo kugira vuba ngo ngaruke, sinzagaruka nje kurimbura abantu, ndashaka ko mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ahubwo bagakizwa. Ujye ubyiyumvamo. Muzi ikintu, dusigaye dukunda idini kuruta uko dukunda abantu. Dusigaye dukunda imihango y'idini kuruta uko dukunda agakiza k'abantu.
dukunda kwicarira mu rusengero, dukunda kwiyumvira inyigisho nziza, turirimbira mu rusengero, dusengera mu rusengero, twumvira ubutumwa mu rusengero, ibintu byose tubikorera mu rusengero, abarimbuka bari hanze hariya. Tuzasohoka ryari ngo tumenye yuko Imana itwihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa? Nibyo twigaga ejo. Imana niba yankundiraga. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Gatatu, bazanagushakaho umunezero w'igitsina, ariko ubwo ndabivuga ku bagore, kuko nabyo Petero yarabivuze, ariko turaza kubibona n'abandi bagiye babisubiramo. Ndashaka kubaha ingero nk'ebyiri zijyanye n'izinyigisho z'ubuyobe, kuko n'ibindi turi buze kwiga turaza kubigarukaho. Murabibona neza ku iteka ryose, ari ba Petero ari na ba Paulo, ko Paulo turaza kumugarukaho ko hari ahantu Petero amuvuga, ariko Paulo yanditse kuri abo bantu. Reka dusome imirongo, dusome na ku bice bibiri byo muri Timoteyo, hanyuma tujye ku nyigisho y'uyu munsi. Ibi byari nko gushimangira ibyo twabonye ubushize. Muri Timoteyo wa kabiri ibice 3, Paulo yandika kubigisha b'ibinyoma, akanadusobanura n'impamvu. Timoteyo wa kabiri ibice 3 kuva ku murongo wa mbere, aravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bafite ishusho yo kwera, nibyo nababwiraga, usanga inyigisho zabo zivanga ubutumwa bwiza, bafite ishusho yo kwera ariko imyitwarire ihakana imbaraga zako. Noneho Paulo akanzura avuga ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, ariko akatubwira uburyo dukwiye kwitwara natwe nk'abantu b'Imana mu gihe nk'icyo. Akatubwira ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. So nibyo nababwiraga, ababigisha b'ibinyoma ngo bomboka mu mazu, kandi koko niko bigenda, bomboka mu mazu. Jewe njya ntangazwa cyane n'abahanuzi b'imyaka 3 bya 4 by'abahanurirwa n'abagore, kuko ababigisha b'ibinyoma bomboka mu mazu, ariko n'abagore bakaba abana beza bakabumvira, ngo bahora biga ariko ntibamenye. Kuki udashobora kurondora umuntu ntakubwira ati ndashaka kuza iwawe tuzaza, uje kwindiki, yamara kuhagira ati ariko ndashaka no kujya kureba mu cyumba cyawe, urarebamo iki? Ngo bandangiyemo ko harimo ibiruzi bashyizemo, baciye hehe? Ngo hari abantu bahora biga ngo ariko ntibagire bate, ntibamenye. Mujya mubibona se cyangwa ntimujya mubyumva? Uzatega amatwi. Hanyuma akarangiza ngo ariko wewe wakurikije neza inyigisho zanjye n'inyigisho za wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana. Aho no murongo wa 10. So icyo nereka kubereka ni kiriya kintu avuga kuri bari bigisha b'ibinyoma, bomboka mu mazu, bakanyaga abagore, bahora biga ntibasobanukirwe. Reka twumve n'ikindi mu gice cya 4 cyaho ngaho muri Timoteyo wa 2 kuva ku murongo wa 1, aravuga ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batwumve ukuri, bazayoba bakurikiza imigani. Donc ababigisha b'ibinyoma bazaba successful. Kubera iki? Kuko abantu bazaba bashaka bavuga ibyo bashaka. Ariko kuki mugomba kwihambira? Umwami Yesu yarabapfiriye kugira ngo mubohoke. Byose ndabyemererwa.
ubuntu bw'Imana bwaduhaye ibyo twifuza byose. Ibyaha byawe byararihiriwe, ibyo wakoze n'ibyo ukora n'ibyo uzakora. Izo nyigisho ntimujya muzumva. Hano aratubwira ngo abantu izo nyigisho bazaziyoboka kubera yuko bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Udashaka kwifunga ngo yifate yirinde azaryoherwa n'inyigisho z'abo bantu kuko zihuye n'irari ry'ibyo yifuza. Ibi rero ni imbuzi ikomeye cyane ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko nkunda ukuntu Pawulo arangiza icyo gice aho muri Timoteyo wa 2 umurongo wa 5 aravuga ngo ariko wehoho wirinde muri byose. Haleluya. Ariko wehoho niyo abandi bagenda ukundi, ariko wehoho muhungu, ariko wehoho mukobwa, ariko wehoho mugabo, ariko wehoho mugore, wirinde muri byose, wemere kurengana, ukora umurimo w'umubwiriza ubutumwa bwiza, usohoza umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Wirinde muri byose. Haleluya. Ndagira ngo noneho tujye ku gice cya 3 cy'uyu munsi, kuko uyu munsi turareba Petero wa 2 igice cya 3. Nacyo gifite aho gihuriye n'ibingibi tumaze kubona, kubera yuko noneho aravuga ku kugaruka kwa Yesu. Hari ikintu ngira ngo mutekerezeho cyane. Buriya kugaruka kwa Yesu nabyo biba mu bintu bigaragaza gukura k'umukristo. Kwita ku kugaruka kwa Yesu. Mose yandikira nako abwira, kuko iri yari disikuru mu gutegeka kwa 2, Mose yabwiye Abayisirayeli arababwira ngo bene data, ngo nimuba abanyabwenge muzita ku iherezo ryanyu. Ngo aba bantu iyo baba abanyabwenge baba bitaye ku iherezo ryabo. Na Yesu muzitegereza imigani myinshi ya Yesu ivuga cyane ku kugaruka kwe kuruta ibindi bintu byose ndetse bavuga. Yatanze ibisobanuro by'ukuntu bizaba bimeze ku kugaruka kwe, ashyiraho umugani w'abakobwa 10 b'abapfu n'abanyabwenge, avuga iby'igisonga, iby'amataranto n'ibindi byose. Iriya migani yose ivuga ubukwe bw'umwana w'intama. Atangaho ingero z'ubukwe bw'umwana w'umwami watumije ibirori abantu bakabinenera n'ibindi. Yesu yavuze cyane ku kugaruka kwe kuruta ibindi byose. Niba ndetse hariho ikintu dufitiye n'ibimenyetso bisobanutse byavuzwe na Yesu, no kugaruka kwe. Uyu munsi rero na Petero nawe arabigarukaho, turaza no kubona n'ibyo na Paulo babyanditseho. Noneho reka tuhasome Petero wa 2 igice cya 3, kuko niho tugiye kwiga nkuko dusanzwe tubikora. Aravuga ngo bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa 2 mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Mubanze kumenya iki? Yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana, bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Kuhereye aho basogokuruza basinziririye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana, ari byo byatumye isi ya kera irengwaho n'amazi ikarimbuka. Ariko ijuru n'isi bya none, iryo jambo niryo nanone ryabibikiye umuriro uzatera ku munsi w'amateka, urimbure abatubaha Imana. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabisobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinza isezerano ryayo nkuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakaba n'umuriro ukomeye
maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Ni ukubw'ibyo byose bizahenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane, kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe kandi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobwa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibike none n'iteka ryose. Amen. Kugaruka k'umwami wacu. Nk'uko nababwiraga, iteka ryose nimureba mu nzandiko za Pawulo, mu nzandiko za Yohana, ababigishwa ba Yesu iteka ryose bagarukaga kuri iri jambo ryo kugaruka kwa Yesu, kuko twese dutegereje kugaruka kwe. Kuko buri isezerano rya kera ryari ryubakiye ku kuza kwa Yesu. Abahanuzi bose n'abandi bose bari bategereje kuza kwa Mesiya wasezeranijwe mu itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Barebaga, ndetse mu Baheburayo batubwira ngo babirebaga biri kure bakabyifuza. Na Baramu yarabihanuye aravuga ngo ndamureba ariko ari kure. Bo bategerezaga kuza kwe, kuvuka kwe. Ariko twebwe kuva aho Yesu yasubiriye mu ijuru, ni nabyo bitangira iminsi ya nyuma. Ni ukuvuga ngo noneho twebwe dutegereje kugaruka kwe, akaza agakuraho ibiriho byose, noneho hakima ingoma ye, nk'uko hano Petero abyandika ngo kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Turi abantu bategereje kuzabona umwami agaruka, nk'uko bariya bari bategereje kuzabona umwami avuka. Gusa ntibari barabyumvise neza, cyane cyane Abayahudi, Abayuda, ariko twebwe dutegereje kuzagaruka k'umwami wacu, kandi noneho icyo tubarusha, dufite n'ibisobanuro, dufite n'umwuka wo kubidusobanurira. Haleluya. Reka rero ngira ngo noneho iki gice tugicemo ibice bikigize, twongere dusubire inyuma tubisesengure, hanyuma haze kuboneka umwanya uhagije wo kubaza ibibazo no kubiganiraho. Ubundi murebye iki gice cya gatatu nacyo kigizwe n'ibice 3. Icya mbere, Petero aduha ingingo abahakana kugaruka k'umwami wacu bakoresha. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7 ni uguhakana kugaruka kwa Yesu. Murabizi mu minsi ya nyuma hazaba abakobanyi bakobana bahakana kugaruka k'umwami wacu. Hari ingingo bakoresha kandi nazo zifite arigimo, zifite ibisobanuro. Hanyuma igice cya 2 kiva ku murongo wa 8 kikageza ku wa 10 ni ibihamya kugaruka kwa Yesu. Petero akababwira ati ariko murishuka, nubwo ibyo mumaze kuvuga mu bivuga, ariko azaza mu bihakane cyangwa mu byemere, azaza. Umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 turaje tubisubiremo. Hanyuma kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 18 noneho atwigisha uko dukwiriye kwitwara igihe dutegereje kugaruka kwa Yesu. Ngira ngo ibi ngibi ni ibintu twebwe dukwiye kwitaho cyane. Icya mbere, kumenya ngo hari abantu bazaza batubeshya yuko atakije cyangwa atinze kuza. By the way, natwe abantu bajya babyikorera ubwabo, umuntu agakizwa. Nk'ugiye bimaze imyaka hafi 40 nkizwa, uyu ni wa 39 rwose, 40 ndayikabakabaho. Kugira ngo rero uzakizwe imyaka 40 ukomeze ukizwe,
wenda uzageze kuri 60 kuko sinzi imyaka nzabaho uko ingana, wenda nzageze no kuri 70 kuko nabyo birashoboka. Biba bikubwira ngo hari ikintu kigomba kugukomeza kugira ngo we gucika intege, kuko burya n'agakiza kagera aho kakamenyerwa, ndetse n'abantu bakaza babwira ati ariko se kuki wihambira, nubundi ko wasogongeye ku gakiza waje ugasogongera n'isi, wazabona ugiye wabona bisi igeze hafi ugasimbuka ugakandagiramo ugakomeza ikakugeza iyo ujya. Abantu benshi naho bari, aravuga ati giye reka mbe njyaho, bisi yanjye niza, igare ryanjye niriza ninjya kuryurira nzihana mitire mu ijuru. Ariko ikibazo ni iki ngiki, ko hari igihe igare riza ryihuta, uzakubwira ngo reka tube turya ubuzima tuzihana. Niba hariho inyigisho mbi abantu bagira, nibwira abakristo ngo ujye ukora ibyaha nta kibazo uzabyihana, ngo reka nta kibazo nujya gupfa uzihana. Iyo ni inyigisho mbi izana kurimbuka. Inyigisho ikubwira ngo ukora ibyaha ngo nujya gupfa uzihana, ni iki kikubwira ko urupfu ruzagutumaho? Ko umuntu agira gutya agasohoka n'imodoka ikamukubita ntiyibuke n'ibyo yatekerezaga, ko umuntu agira gutya agasinzira ntakanguke, ko umuntu agira gutya arimo kugenda mu nzira abantu bakabona arapfuye. Blood pressure, potassium, hypertension, isukari n'ibindi. Inyigisho zihakana kugaruka kwa Yesu. Reka dusome icyo gice twumve ingingo batumbi yacu. Amaze iminsi 2 gusa agiye, so uwo mu ijuru babona ko amaze iminsi 2 asubiyeyo, kavuga ati ko bari abantu bo kwisi barwaye indwara ki, iminsi 2 maze hano mu ijuru bararambiwe. Ariko ubundi iki si cyo bishaka kuvuga, biravuga ngo ntimuzarambirwe kuko kuza ko azaza. Ni nacyo Petero ashaka kutubwira, akavuga ngo ariko bakundwira ijambo ntirikabisobe yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Sibyo? Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo twihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Igituma Imana itinza urubanza no kugaruka kwa Yesu no kugira ngo abantu bihane. Ngira ngo haniho dukwiye gukuramo amasomo nk'abakristo. Niba Imana yihanganye ngo abantu bihane, twe twagombye gushyiramo imbaraga ngo tubabwirize ubutumwa. Jewe buriya niyo mpamvu nta okaziyo nimwe ishobora kuncika yo kuvuga ubutumwa. Hoya abantu barakubwira ati ariko bati ejo bundi muzabyumva, noneho akazava hano muzagatega yombi. Abantu umuntu yambwiye ngo ndashaka kuzaziremera mukadusomera mukatubwiriza ubutumwa bwiza. Ndababwira rwose muzaze mwicare hano mupfa kumokazi yo kumubwira ubutumwa gusa. Hari abantu benshi banyuze muri uru rusengero atari abakristo baho, one condition gusa nuko nzanira abantu bawe nkababwira ubutumwa. Tumanika amapankarite ku muhanda, uru rusengero ntirwuzura abantu. Umuntu akazana kofi yayitereka hano, urusengero rugasaguka bakagereje ukambwira ngo abantu nabiratisha, banzanire mbabwira ubutumwa. Kuko tugomba kwihutisha gukwirakwiza ubutumwa bwiza. Igituma Imana twihanganira ntiyihutisha umunsi w'urubanza, ishaka ko abantu bihana. Iyo urgency murayifite, mujya mwumva uwo mutima Imana ivuga ati ko mutarimo kugira vuba ngo ngaruke, sinzagaruka nje kurimbura abantu, ndashaka ko mubwiriza abantu ubutumwa bwiza ahubwo bagakizwa. Ujye ubyiyumvamo. Muzi ikintu, dusigaye dukunda idini kuruta uko dukunda abantu. Dusigaye dukunda imihango y'idini kuruta uko dukunda agakiza k'abantu. Dukunda kwicarira mu rusengero, dukunda kwiyumvira inyigisho nziza, turirimbira mu rusengero, dusengera mu rusengero, twumvira ubutumwa mu rusengero, ibintu byose tubikorera mu rusengero. Abarimbuka bari hanze hariya tuzasohoka ryari
ngo tumenye yuko Imana itwihanganira idashaka kwagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa. Nibyo twigaga ejo. Imana niba yankundiraga hano tugatangira gutera iyi mbuto y'umutwaro w'abarimbuka, tukabwiriza ubutumwa abantu mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, tukabwiriza ubutumwa mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, abantu bagakizwa. Kuko Imana yaduhaye iminsi, irimo iratwongerera iminsi, kuko idashaka ko hagira n'umuntu n'umurimbuka. Hanyuma twe tukibwira ngo Yesu yaratinze. Ntabwo Yesu atinze, ahubwo ni ukwihangana kw'Imana. Ariko mwabanje mugatekereza, ubu Yesu agarutse uyu munsi, utekereza inshuti zawe zarimbuka uko zingana, utekereza abavandimwe bawe batarakizwa, utekereza abaturanyi, utekereza abakorega. Bariya nibo batumye atinda kuza, avuga ngo ndimo ndakwihanganira ngo mbahe second chance. Arimo aratanga second chance, arimo avuga ati ndabihanganiye ngo bariya abantu ndebe ko mwababwiriza bagakizwa. Mwiteguye gufata uwo mutwaro? Mureke tubwiriza ubutumwa, kuko Yesu azagaruka. Petero aratubwira ngo Yesu nagaruka, hariya ku murongo wa 8 ngo ijuru rizavaho, ngo kandi bizaba biherekejwe n'umuriri mwinshi. Kumva ikintu kivuze ngo kubera iki? Ngo ijuru bazaba barizinze rihiye, ngo nibarangiza n'isi n'ibirimo byose ngo bishongeshwe n'umuriro. Ariko twe tuzaba twazutse. Niba bureba bavuga ngo tuzasanganira umwami mu kirere, nyine tuzaba duhunga uwo muriro uri hasi. None se azaza nabitwika turiho, natwe ubwo twahita dushya. Tuzasanganira umwami mu kirere, hanyuma abanyabyaha bacirwa urubanza. Haleluya. Tuzasanganira umwami mu kirere. Ariko icyo nkunda cyane ni uburyo Petero asoza, kuko niho ngiye kuganisha, hanyuma tujye mu mwanya w'ibibazo n'ibitekerezo. Murongo wa 11 kugeza kwa 18 noneho atubwira uburyo dukwiriye kwitwara ubwo tumaze kumva ibi byose. Cyambere ubwo tumaze kumva ko bareba tubwira ko bitazaba, barimo kutubeshya. Ubwo tumaze kumva yuko Imana itwihanganira kugira ngo dukore umurimo wayo, abantu bakizwa, ariko kugira ngo natwe tube dukura duse na Yesu. Noneho aravuga ngo murongo wa 10 ngo ariko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'umujura. Uzatungurana. Ubwo ijuru rizavaho akaba n'umuriro ukomeye, maze ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo irimo bigashirira. Hanyuma 11 kugeza kuri 18 atubwira uburyo tugomba kwitwara mu gihe nk'icyo. Aravuga ngo nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera. Nkundi uyu murongo, ubwo tuzi ko ibyo bizashonga bikayenga, ngo yemwe uburyo dukwiriye kuba abantu bera, kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza. Murumva, reba amagambo atondetse abiri akurikiranye. Twe turategereza kandi tukagira dute? Tugatebutsa umunsi w'umwami Imana. Twebwe abategereza tugatebutsa, turawutegereza ariko tukanawutebutsa iyo twihutisha kuvuga ubutumwa nk'uko yamaze kubivuga. Twe turabategereza tugatebutsa umunsi w'umwami uzatuma ijuru rigurumbana rikayenga, kandi ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabaho. Nicyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiriye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza. Kwa kwihangana ya myaka 1000, aravuga ngo mumenye ko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza kuri twebwe. Ni agakiza kacu, ariko n'agakiza tuzahesha abandi. Mumenye ko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, nkuko mwene data Paulo ukundwa yabibandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe, ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo.
murabona ibyo Petero avuga kuri Pawulo mu bantu banditse ku kugaruka kwa Yesu navuga ngo ari mu b'imbere no muri aba bigisha b'ibinyoma. Hanyuma akavuga ngo icyo akora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Inzandiko za Pawulo ni nozo zavuye kuko ibingibi Petero yanditse, kuko Pawulo niwe wanditse inzandiko nyinshi. Byorohera abantu kugoreka ibyo Pawulo yanditse, nk'iriya nyigisho y'ubuntu iva muri Pawulo, mu nzandiko za Pawulo bakabigoreka. Twe dukizwa ku buntu ntidukizwa n'amategeko, bakabigoreka. Petero akavuga ati Pawulo yatwandikiye ibintu byiza ariko abantu bajya babigoreka. Atari ko twebwe ubwo tuzi ibyo twizeye, tukaba tuzi ko umwami wacu azaza, dukwiriye kubaho tukazasangwa mu mahoro, tutariho ikizinga, tutariho umugayo mu maso ye. Haleluya. Kuko ibizinga tubiterwa n'ibyaha, tugomba kuzasangwa tutariho ikizinga. Hanyuma ngo nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayoboka n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Amen. So igihe dutegereje kugaruka kwa Yesu, ibi nibyo dutegerejweho. Petero aravuga ngo dukwiriye kuba abantu bera, tukubaha Imana mu ngeso zacu, tukabana mu mahoro, tutariho ibizinga bizanwa n'ibyaha, tutariho n'umugayo mu maso y'Imana. Hanyuma tukirinda ngo tutayoboka n'uburiganya, tugakurira mu buntu bw'Imana no muri Kristo Yesu. Haleluya. Iki rero ndagira ngo wenda nkisoresha aya magambo yo muri Pawulo, kuko Petero yamuvuzeho, nshaka kubasigirayo umwanya uhagije wo gusangira ibitekerezo. Mu Batesalonike ba mbere Pawulo yandika cyane kuri iki kintu cyo kugaruka kwa Yesu, ariko reka mfate imirongo ibiri igaragara mu Batesalonike kuko niho abivuga neza cyane. Tesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 8 aravuga ngo ariko bene data, iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa, kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Na Petero niko yari yabyanditse, ariko ni Yesu wabikoresheje mu nyigisho zo yigishaga. Ubwo bazaba bavuga bati nta mahoro nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntiturabe ijoro cyangwa b'umwijima. Nuko rero twe gusinzira nk'abandi, ahubwo tube maso, twirinde ibisindisha, kuko abasinzira basinzira nijoro, n'abasinda bagasinda nijoro. Abatesalonike ibice 2 umurongo wa mbere kugeza kwa 4 naho akavuga ngo turabinginga bene data kubwo kuzaza k'umwami wacu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko rwavuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Ntihakagira umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Aravuga ati hari ibimenyetso bizabanziriza uko kurimbuka. Umunsi muzabona ikizira cy'umuntu kimitswe kikigira Imana kigashyirwa hera, muzamenye ko uwo munsi wegereje. Ariko hari n'ibindi bimenyetso batanga, tuzabyiga muri yindi nyigisho itari ingiyi, kuko muri ingiyi nta byari birimo. Imana ibaha umugisha rero. Hanyuma ufite uburenganzira bwo kubaza ibibazo byose kuri iki gice cya 3 cyangwa ibindi bikibanziriza. Murakoze.
ubwo waba afite komanteri, waba afite ikibazo yaza akakibaza. Uratubwira izina ryawe kugira ngo n'abari kureba bimenye, kandi n'abari kureba bemerewe kwandika bakabaza. Ubwo abari kubyuma baradukurikirira baze kutubwira cyangwa baze kubiporojota hari imbere, hanyuma ibisubiriyeho imirongo twatangiriyeho itangira ivuga ubuntu. Atangira avuga ngo Simoni Petero imbata ya Yesu Kristo n'intumwa ye, ndabandikiye mwebwe abagabanye kwizera kw'igiciro cyinshi guhanye no kwacu, mubiheshejwe no gukiranuka kwa Yesu Kristo ari we Mana yacu n'umukiza. Ubuntu n'amahoro bigwirire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. So ubuntu ni inyigisho, ahubwo ni n'inyigisho nziza cyane. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data no gufatanya n'Umwuka Wera, izo ni foundation, izo ni pillars, ni inkingi zo kwizera kwacu. Ntabwo ubuntu ari inyigisho y'ubuyobe. Ariko reka nkwerekeho umuntu aminjiramo uburozi bwica. Umuntu akakubwira ati twebwe dukizwa ku buntu, ntabwo dukizwa n'amategeko. Ibyo nanjye ndabyemera, ni na Bibiliya ni kwivuga. Ariko ahubwo ati rero Safari, ntushaka kujya usambana, winywera inzoga, ntuniba nta kibazo. Ariko kwiba byo ntibabitindaho cyane kuko, ariko rero buriya ababona utundi tunyanga, buriya abantu iyo batangiye kudevelopa bene izo nyigisho, hari n'utunyanga bakora bakumva twemewe. Ntabwo ngiye kubitindaho cyane kuko naba mpindutse, iteraniro ryahinduka inteko y'abaneguranye. Ariko umuntu nakubwira ngo Safari ngo tujye kwikorera ibyaha kubera ko ubuntu buhari, ujye umenya ngo utwo ni twaturozi baminjiriye mu biryo bizima. Umurozi wese ntabwo arogesha uburozi gusa, afata ibintu bizima akaminjiramo utuntu dukeya tw'uburozi. Reka nkwereke, Satani ajya kwica Adamu na Eva, ntabwo yaminjiriye uburozi bwinshi mu byo yababwiye. Ikibazo Satani yabajije Eva, yaminjiriyemo akanyuguti kamwe gusa. Inyuguti imwe yonyine niyo yabaye uburozi muri disikuru ya Satani. Yaraje abaza Eva ngo ariko harya Imana yaravuze ngo nti muzarye ibi biti byose. Iyo statement yose Imana yari yarayivuze, akantu Satani yongeye muri kariya ni nti. Ubundi Imana yaravuze ngo muzarye ibi biti byose uretse kiriya giti gitera kumenya ubwenge. Sibyo? Umva icyo Satani yakoze, yatemyeho agace k'inyuma ku byo Satani ku by'Imana nako yavuze, atemyeho agace k'inyuma, noneho mu bisigaye aminjiramo uburozi buke. Nkuko n'umurozi najya kukoroga, naguha ibiryo biri mu burozi uwo munsi ntazaguha amata, kuko abizi ngo nimuha amata uburozi bwanjye bushobora gutakaza imbaraga. Azagushakira ibindi unywa, azaguha icyayi, azaguha, kuko na Satani yarabize ngo ninkora kuri kiriya giti uriya mugore arahita ahumuka, kuko niho ntegeye umutego. Ariko inyuguti imwe yonyine, arangije igihe agiye gukora kuri kiriya giti nanone aminjiramo. Ariko kuko Imana yarabwiye ngo nimurya kuri kiriya giti gupfa ko muzapfa. Aramubwira ati Imana yavuze ngo nimurya kuri kiriya giti, nimurya kuri kiriya giti, ibyo Imana yari yabivuze, ntimuzapfa ahubwo muzamera nk'Imana. Urumva n'utuntu dukeya Satani aminjiramo kugira ngo n'uwo muntu, n'ibyo rero by'ubuntu n'utuntu dukeya aminjiramo, hanyuma bigahinduka uburozi. So inyigisho z'ubuntu ntuzazange, ariko icyo twigiriza inyigisho ni ukujya umenya kudetectinga uburozi bashyizemo. Abo ngo ibindi wari watubwiye byose byari byo, ariko ubu ni uburozi. Sibyo? Ko nta na rimwe Imana izakubwira ngo jya gukora ibyaha kuko nakubabariye. Kuko nukora ibyaha n'Imana irabivuga ngo umukiranutsi nava mu gukiranuka kwe agasubira gukora ibyaha, ngo gukiranuka kwe kwa mbere ntacyo kuzamumarira. Uba wongeye kwibambira umwana w'Imana, niko Paulo yanditse, uba wongeye kumusubiza ku musaraba. Ntabwo rero ibyo ngibyo, wenda reka icyo wenda umva wagisobanukira, reka ne kugitindaho cyane. Hanyuma icya mbere wabajije
mu bakubwiye yuko tuzaba mu isi nshya, nanjye ndabyemera, n'ibi tumaze gusoma niko bivuga. Maze mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Ariko ubyitondemo uwo muntu uzatura muri Mariyoti ashobora kuba yibeshya, kuko twamaze kubona ngo Yesu natunguka ririya juru ryandujwe n'imyuka mibi iva mu nganda zacu, ngo azabanza avuge toya ibi ngibi mubikureho. Ujya ubona umuntu nk'iyo abantu bagiye mu mahugurwa bakandika ibipapuro byinshi bakabipakira ku rukuta, hanyuma umuntu akaza kuza akabifata byose akabishishimuraho. Naho ngo Yesu azafata biriya avuye ngo ririya juru ryandujwe na biriya byuka byose mubikureho, turarema ijuru rishya. N'iyi si nshya yandujwe n'ibyaha byacu, yakoshowe n'isuri n'ibindi byose, ngo ibi nabyo azavuga toya reka biriya tubitwike, dushyire muri puberi tubitwike, hanyuma niturangiza tureme isi nshya. Iyaremye isi ya mbere ntizananirwa kurema isi nshya. Amen. Ariko uvuga ko tuzatura ku isi nshya nanjye ndabyemera, kuko mbona Yerusalemu imanuka. Nusoma ibyahishuwe 21 na 22 aravuga ngo nuko mbona Yerusalemu imanuka, ntabwo nongera kuyibona izamuka. Ariko reka nkubwire ikintu kimwe, uzi yuko ibyo bizabaho akora nk'ibi Petero yavuze. Mbona abakristo kenshi duta igihe mu mpaka z'imbura mumaro, ngo urumva rero twebwe ngo ntabwo tuzajya mu ijuru tuzaba mu isi. Ntabwo n'ibyo byose niho haba no mu isi si hano, n'uru rusengero ruzashya. Ntimubona ukuntu ari rwiza urw'i Yerusalemu. Babwiye Yesu ngo urabona ukuntu urusengero ari rwiza, aravuga ati ibi ngibi ejo bundi nta buye rizasigara rigeretse ku rindi. Kandi niko byagenze muri 70. Uwitwa Tito wo mu Roma yarateye Yerusalemu, urusengero rwose arushyira hasi, bararutwika rurashya. Ni isi zashonga iveho, hanyuma yo ikisinshya. Ariko icy'ingenzi Petero aravuga ngo ubwo muzi yuko ibyo bizamera bityo, ntimugatinde muri ibyo, mujye mutinda mu byo batubwiye tugomba gukora. Ngo ubwo muzi ko bizagenda bityo, ngo yemwe ukuntu dukwiriye kubabera. Nkunda ya magambo, ngo yemwe ukuntu dukwiriye kubabera. Nibwo muzi yuko ibyo bizagenda bityo, ngo yemwe uburyo dukwiriye kubabera. Hanyuma ngo nukubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana izatuma ijuru rigurumana rikayenga. Sibyo? Akatubwira ibyo dukwiriye gukora. Ngewe mbona abakristo mujya impaka z'ibihembo muzahembwa, aho kujya impaka z'akazi twasigiwe kazaduhembesha. Abantu bicaye hano babahaye chantier, bagusigiye akazi ugomba gukora, bagusigiye abanyabyaha ugomba kubwiriza, bagusigiye abakristo ugomba kugaburira, bagusigiye abo ugomba kwitaho, hanyuma ukicara hari utarabikora ukajya kujya impaka niba uzaba mu ijuru cyangwa ku isi. Ngewe ibyo ntibyo bincira ishati. Icyo nzi ni kimwe, Yesu naza akambwira ati turajya kuri Marisi, nzaba mpari. Naza akambwira ati turigumira hano i Remera, nzaba mpari. Naza akambwira ati kandi urusengero ndarutunganya ukomeze uruyobore, uretse ko ntazi icyo nzaba nkoramo, nabwo nzaba mpari. Icyo nicyo cyangombwa. Sibyo? Abo bagutera confusion rero, ntiwumva se ko yarakuyobeje nyine. Bazazana inyigisho ziyobya na safari azayoba. So reka twumve undi, kandi ahora yumva Bible study hano. Komanteri, ikibazo. Tebuka ugenda nk'umusore, ariko ujye mutambuka nk'abasore mwihudeye, ntubona nk'uko. Amen. Amen. Mazina ni Rutabingwa Theogene. Murongo wa 9 havuze ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe
babitekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Iri jambo naritekereje nibuka, ngira ngo tumaze ibyumweru 3 tuvuye mu nyigisho z'ububyutse. Hanyuma ndibaza ngo mbese ububyutse ufatanyije wenda n'iri jambo twumvishije ngo Imana ntitinze isezerano ryayo kujya kuko ishaka yuko abantu bihana. Hanyuma ndongera ntekereza ku kindi kintu, akenshi dutekereza yuko nyine gukora ibyaha ari ugusambana, kwiba n'ibindi, wenda tujya dutekereza ko, ariko nanone nkatekereza se ko tumajije kugaburirwa byinshi, twumvishije byinshi, hanyuma tugakomeza tukicara hano kandi hari abanyabyaha bari hanze aha ngaha bategereje kumva ubutumwa bwiza. Ese ni iki nyine twakora uretse wenda kuza tukicara hano muri Bible study kuwa mbere no ku cyumweru n'indi minsi? Ni iki twakora kugira ngo byibuze ibyo twumviye hano tubigeze hanze, abo hanze nabo babyumve? Hari ijambo riri mu Befeso rivuga ngo yahaye bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba ababwiriza ubutumwa bwiza, abigisha. Ndangije ndatekereza se ko ibyo bintu byose twabihawe tubifite, twakora iki kugira ngo uyu murimo wa data Imana yaduhaye yadusigiye n'abandi bari hanze baze bumva ijambo ry'Imana? Akoze reka nkusubirishe ijambo ry'Imana, shyiraho ngaho. Pawulo yandikiye Timoteyo, urabyumva ugenda, arabwira ngo Timoteyo, iyi minsi yanyu izabiruhije, kandi twahasomye ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Yesu Kristo uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Urumva agiye kuduhuriza icyo tugomba gukora n'uyu munsi twasomye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo ko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumve ukuri, bazayoba bakurikira imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, ukora umurimo w'umubwiriza ubutumwa bwiza. Ntubyumva se? Uko Pawulo yabyanditse abihuza neza n'uwo munsi, avuga ati uyu munsi uzaza ubwo Imana irimo kutwihanganira, gira umwete ubwiriza abantu ubutumwa mu gihe kigukwiriye n'ikitagukwiriye. Amen. Ngira ngo ku kwezi kwa 9 twari twe kuzafata teme ivuga ngo kubaho nk'abategereje kuza k'umwami wacu, kugira ngo wenda mushyiremo agatege, ariko ubwo tuzareba teme tuzafata uko izaba yitwa. Hagire undi ufite ikibazo ashaka kubaza, ariko buri muntu wese abigira intego yuko nibura igihe umwami wacu azaza azasanga hari umaze gukurayo. Yego umusore tambuka, ariko wibagiwe ibyo nababwiye, ntubura umusore ujya ugenda nk'umusore, ibyo kugenda buhoro mu biduharire twe b'abasaza. Wanze tubwire uko witwa? Murakoze, nitwa Mbabazi Roger. Nitwa Mbabazi Roger. Mbabazi Roger. Yego. Aha, Roger Mbabazi. Roger. Yeah. Aha. Nari mfite ikibazo. Hari igihe nk'umukristo wese umaze gukizwa agira inshingano zo kuvuga ubutumwa bwiza. Ariko hari nk'igihe ushaka kubwiriza umuntu akakubwira ngo ngewe igihe cyanjye ntikiragera. Nawe wagiriwe ubuntu, wakijijwe n'ubuntu, ariko wagerageza kumubwira akubwira ngo igihe cyanjye ntikiragera, yego, ngo nanjye igihe cyanjye kizagera. Ese uwo muntu wamugaruka imbere gute? Ariko kukubwira gutya ayo magambo, gerageza kumubwira ubutumwa bwiza, ati wowe wagiriwe ubuntu, nanjye igihe cyanjye nikigera ndaza. Reka nkusubize igisubizo cy'ibyo bintu irambicyaho. Reka nababwire, buriya abantu bose
hari ikintu mugomba kumenya. Pawulo avuga ku bintu byo kubwira abantu ubutumwa bwiza no muri ibyo by'ubuyobe, ababwira uburyo bagomba kwitwara mu nyigisho z'ubuyobe. Yandikiye Timoteyo nanone mu gice cya 2 cy'urwandiko rwa 2, aramubwira ngo Timoteyo, hariho abantu babigisha b'ibinyoma, hariho n'abafite imyitwarire mibi. Aramubwira ati rero buriya mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Cyo ni igice cya 2:20. Ahubwo habamo iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro n'abindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Nuko uhungira rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi nawe ko bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane. So umuntu nakubwira ati giye igihe cyanjye ntikiragera, nta mpamvu yo kuba umunyamahane. Ariko reka nkubwire impamvu biba bimeze bityo. Ahubwo ukwiriye kugira ineza kuri bose, gakunda kwigisha, kihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana, ngo bamenye ukuri, basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe impiri, babone gukora iby'Imana ishaka. Amen. Buri uriya mugenzi wawe kubwira ngo we ngo igihe cye nikizagera, abantu benshi Satani yabafashe impiri, abashakira za rigima zo kutakira agakiza. Ariko umuntu nakubwira ati giye igihe cyanjye nikigera, uzamubwire ngo Imana iravuga ngo uyu ni wo munsi, iki nicyo gihe cyo gukirizwamo. Kera nkitangira kubwiriza ubutumwa, iryo jambo nararikundaga cyane. Aho Paulo yanditse akavuga ngo yewe usinziriye we kanguka, Kristo akumurikire. Handi akavuga ngo kandi uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, iyi niyo saha yo kwemererwamo, kuko ejo saha ahacu n'uyu munsi. Kandi abwira n'undi wese waba wicayemo hano ndetse n'urimo kudukurikirira handi ngo niba urimo gutinza kwihana kwawe, uyu ni wo munsi, iyi niyo saha, uyu ni wo munota wo kwakira Yesu. Kuko ntabwo uzi iby'ejo, ntabwo uzi uko bizagenda, nta nubwo uzi uko uzaba umeze ejo, nta nubwo uzi niba uzongera kumva ubutumwa. Kuko hari igihe ushobora kuryama ntubyuke, hari igihe ushobora gusohoka hano ugafata moto ntugere mu rugo. Kandi buri muntu wese ni kandida wo gupfa. Rero uwo ngovuga ngo ngiye ngo umunsi wanjye nugera, umunsi wawe ni wa wundi wumvisemo ubutumwa bwiza. Kuko ndetse ubwo butumwa bwiza wumvise ku munsi w'amateka, ibyo wumvise nibyo bizagucira urubanza, kuko ntacyo uzireguza. Daniel 12:11, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Ese aya magambo mwamfasha kuyansobanura? Imana ibaho umugisha. Aha, aya magambo arimo ibice bibiri. Ko muri Daniel yerekwaga ibintu by'amateka ya Isirayeli, ariko akanerekwa n'ibizaba nyuma mu minsi y'imperuka. Ni nako marayika yamubwiye ngo Daniel, ibi ngibi nguhishuriye ni iby'iminsi ishize kera, ni iby'iminsi y'imperuka. Rero Isirayeli igeze kugira igihe, haza umwami witwaga Heroza Antipasi, akuraho igitambo, hanyuma yigira Imana. Ariko uretse ko sinawe wenyine, kuko n'abami b'Abaroma bagiye babikora, bakihindura Imana, akaba ari abantu bajya batambira ibitambo. Yewe n'umwami Dariyo yigeze kubigerageza mu gihe cya Daniel. Ariko mu minsi ya nyuma, ni umunsi tuziga, ngira ngo iyo nyigisho ariko dukwiye kuzayiga. Mu minsi ya nyuma Antikristo naza, baratubwira ngo azakuraho icyitwa Imana cyose. Twanabibonye hariya mu Batesalonike mu bice 2. Azakuraho icyitwa Imana cyose, no mu nsengero ari uhinduka Imana.
ngira ngo rimwe nzabishyira mu nyigisho tuziga kugira ngo mujye munasobanukirwa n'izo nyigisho ko ziri muri Bibiliya kandi nazo tugomba kuzimenya. Uriya rero baza ati icyo kizira kizajya hera, uriya murimbuzi uzajya mu mwanya uzakuraho ibitambo, byagiye bibaho ariko na nyuma bizabaho. Igihe antikristo azima agakuraho icyitwa Imana cyose, kandi ibyo njyambwira abantu, iyo bavuze ngo azakuraho icyitwa Imana cyose ntimugire ngo azakuraho ubukristo gusa. Nshobora no kubabwira ntashidikanya yuko abantu ba mbere bazatotezwa kurusha abandi ni abayisilamu, kuko burya twebwe abakristo turagondagonda. Uzi ko abakristo bashobora kubona umuntu atwika Bibiliya bakumva nta kibazo, ariko buriya uzibeshye utwike Korowani mu gihugu cy'abayisilamu, uzi yuko buriya ugiye no muri biriya bihugu by'abayisilamu ugatwika Bibiliya bakureba, biri mu bintu bihanwa n'amategeko, kuko Bibiliya Injiri bayemera nk'igitabo kitagatifu. Ariko twebwe umuntu araza akikorera ibintu nta. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera